ni mugenzi wacu Eric wagarukaga uko imikino yagenze. Reka duhere ku mukino wabaye ku munsi w'ejo. Ikipe ya APR yari yakira ikipe ya Mukura Victory Sport Iber. Ni umukino warangiye ikipe ya APR ibonye amanota. Ni igitego cya mbere muri shampiyona y'u Rwanda cya Sekiganda Ronald. Ni igitego yatsinze adepoje n'ukuguru nyuma y'ikosa ryari rikozwe n'umuzamu Sebwato Nicolas. Ni umukino twarebanye wari wicaye imbere yanjye. Ese kutaje kumfasha gukora iriya match? Nawe nikayisha mase na mucahi. Uriya mukino wabayemo byinshi. Hari abantu nabonye biramanta umusifuzi Cyucyuri ntiyari mu mukino. Mugabo Clement yagombaga guhabwa ikarita ya kabiri y'umuntu ari kumuviramo umutuku nyuma y'umupira yakinnye n'ukuguru, nyamara Zuba yazamutse agiye kukira n'umutwe. Ariko n'umukino wa kabiri w'umutoza Taleb yabonye intsinzi ya kabiri nyuma yo gutsinda Gicumbi. Ubwo basigaranye imikino ibiri y'ibirarane. Ariko nyine umukino wa kabiri muri shampiyona y'u Rwanda ko nibwo yagitangiye gutoza iyi shampiyona yabonye intsinzi ku ikipe ya Mukura Victory Sport yabagoye umwaka ushize imikino. Yego yari intsinzi igoye cyane nk'uko wari ubivuze. n'intsinzi ya mbere babonye kuri Gicumbi nayo yarabagoye gutsinda igitego ku munota wa nyuma cy'intsinzi. Hanyuma rero bari bagarutse mu kibuga noneho batanafite bamwe mu bakinnyi b'ingenzi bagomba kugenderwaho. Birumvikana Watara ntabwo yari yakira urwaye afite. Mugisha Gilbert ntabwo yagaragaye ku munsi w'ejo kubera ko bamuhaye akaruhuko nyuma yo gukora ubukwe. Ubwo nyine niba nafite abakinnyi bari bahanwe Mamadusi ndetse na Dauda. Urumva ko nabakinnyi byibura bane batangiye babanza bo mu kipe ya PL ariko badahari. Birumvikana ko ni igihombo gikomeye cyane effective nto mu bijyanye n'ubusatirizi. Ariyo mpamvu umutoza ashobora gusimbuza umwataka agashyiramo mediateur kandi nyine byakabaye ngombwa ko bashyiramo umwataka ariko nyine ntahari. Birumvikana hanyuma ni intsinzi yarigoye ariko hari umufana ubivuze neza. Burya abafana bakunda kuvuga ibintu byinshi ariko hari umufana uvuga akantu kumva ko areba umupira. Aravuze ngo twakinaga n'ikipe ikomeye kandi kuko Mukura ni ikipe ikomeye pe. Ubushize yarabatsinze yatsindiye Huye, yatsinze Rayon Sport. Ikipe ya Mukura muri shampiyona yari itaratsindwa kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu rero ushobora kuvuga ngo APR byayigoye ariko byayigoye kurinde byayigoye kuri Mukura ifite abakinnyi beza pe. Kuko nk'izo scenario zose tugiye gukorera mu kanya nuko Mukura yakinye neza igice cya kabiri cy'umukino yatakaga cyane. Umutoza umuntu yanavuga ko yari yasa nayo yabyibeshyeho kanizi yose. Sinzi impamvu yafashe umwanzuro kubanza Maranda Deste hanze nyamara ari we mukinnyi ubona ko azi gupressa cyane kuri imikino ya Mukura bohereza imipira nyinshi muri box kubera ko Patrick ntabwo aragera ku rwego rwo kuvuga ngo arahangana cyane aba defenseur bo mu shampiyona y'u Rwanda. Ariko aho yakiriyemo Maranda Deste akamwongera kuri Boateng Mensa babonye imipira myinshi yo gutsinda. Babonye uburyo gutsinda igitego umuntu yanavuga ko wenda amaze kuza Destin azana na Aylara Samson. Wabonye ko ibintu bihundutse. Aylara Samson watsinze Rayon Sport mu mahoro muramye. Igitego kimwe yabatsinze. Niho rero haje ibintu byo kuvuga ngo Clement ashobora yakoze ikosa yo kuvuga ngo Maranda Deste bashobora bamukure muri box yo kuvuga ngo igitego batsinze ntabwo ari offside. Urumva ayo masenari yose yayisaba yo kuba batsinda igitego kuri APR ni gihe yarahinduye uburyo bw'imikinire. Ariko kongera ukavuga ngo kuki APR iyo yatsinze igitego biba bisa naho birangiye bamwe bakina imere nkabiryamiye mu rugo kongera byibura gutekereza gutsinda igitego cya kabiri biba bigoye. Uzabibona kenshi ko APR ishaka gutangira itsinda ariko kugira ngo itekereze ko yabona igitego cya kabiri wenda gishobora gukiringa umukino. Turaza kureba kuri Rayon Sport biragora. Ariyo mpamvu rero bigera mu minota ya nyuma umuntu yavuga ngo irageraniwe cyane cyangwa se yakishyurwa igitego. Ubwo rero mu by'ukuri ntabwo nge naje yego babonye amanota 3 ariko APR yakinye nabi pe cyane no mu gice cya mbere meme nubwo yabonye igitego ariko ni igitego cyaturutse ku ikosa rya Sebwato rwose ku makuru namenye ngo yanasabye imbabazi bagenzi be bageze mu Rwambariro. Uvuga ngo iryo kosa yakoze niyo yatanze igitego ntabwo bavuga ko basinye igitego mu buryo bwubatse. Babonye 3 ariko kubona 3 bastragoringa ni ibimenyetso bibi cyane gutangira shampiyona nk'uko bishobora gutuma wenda ari nako byagenze kuri Gicumbi kuko hari abantu batabonye igitego cy'intsinzi aho mpajyana Rugaju. Umukinnyi Memerda n'umukinnyi ubundi twari tuzi ko APR ngenderwaho mu ikipe ya APR ndetse uzafasha barutayiza mu kubona ibitego. Ariko mu by'ukuri ni umwe mu bakinnyi ejo batagize umukino mwiza. Afite ukuntu aho kugira ngo atange pass igera kuri mugenzi we akintu twatwitaga ngo n'utudondi zero muri B. Akintu dupase tugufi tutageraho tugomba kujya. Ejo bamwamburaga amabalo ariko umutoza yakoze impinduka amushyira hanze mu mwanya wahita hazana Ruboneka. Tubona noneho nibura balo niho twaje kubona ko Togwi ari no mu kibuga. Iyi kipe ya APR bijyaniranye n'ibyo wari ugiye kungikiranya n'umuvandimwe Iber. Ejo impande bari bahisemo gukinisha Denis Omedi ndetse na Kiwanuka.
ni APR iza kugera ikajya ifata umwanzuro bakavuga bati nubwo Memerda twamuzanye kugira ngo afashe cyane mu kudisitiribuye imipira hari igihe cyagira tukajya tumudoropinga yewe unajyane no gutinda gusimbuza k'umutoza Taleb na nimugoroba byabaye iyi mikino ari gutoza muri iyi minsi arabishinjwa akenshi reka mbere kuri icyo sorejeho abantu bakunze kuvuga ngo batoza gusimbuza vuba vuba buriya ntushobora kumva imvune ziba mu kwiga match icyo bita gukora plan dije kuvuga ngo mukura ikina gutya twebwe twakina gutya abakinnyi bajyanye nuko nshaka gukina ni abangaba 11 akenshi umwanya muba mwanaganiriye impamvu ubona batangira kubakuramo byibura guhereka ku minota 60 kuzamura akenshi nibwo amakipe menshi asimbuza ntibivuze ko itanasimbuza muri half time cyangwa se n'igice cya kabiri gitangiye ariko akenshi umutoza aba akizera ko ibyo bintu yabaganirije nka mufite amahirwe yo kubishyira mu bikorwa so cyangwa se hakiri chance rero si ikibazo cyo gutinda gusimbuza ahubwo ndabona ikibazo ngiye mu gusimbuza ahubwo igihe abikoreye asimbuza ati ku bwanjye sinzi ko dawo wari uri gukina 10 avuye mu kibuga ubizi neza ko ruboneka kumushyira ku 10 atari wo mwanya we mwiza ko ruboneka bijyanye n'akazi akora bijyanye n'ukuntu abagaruka hagati cyane asaba imipira ruboneka buriya ajyana n'ikintu cyo kuba ari umukinnyi udakunda gukina ngo agire icyo bita discipline tactique niba ari nimero 10 agume mu mwanya waho kuko akunda no gusabira ku mpande ruboneka arabuja bikabije cyane ntiyihanganira kubaho ategereje ko yakina baro muri agira icyo kintu nyine cyo gushaka kugira iyo free roll icyo kintu cyo gukomeza kuzenguruka mu kibuga gikunda kumukura mu mwanya we kikexposa nimero 9 agasigara wenyine ntagire umuntu uri bugufi bwe bakinana neza ariyo mpamvu umutoza wa APR guhita afata pasi agasimbura Dao agahita akora pasi na Sekiganda aba nimero 6 babiri mu by'ukuri iki kintu kiri mu bintu byisha APR mu gice cya kabiri kurutwo cyayifashije mwe muravuga ngo mukura yakinnye neza mu minota y'igice cya kabiri nyuma gukora ramplaso yego ariko nimutinda kuvuga ngo kuki uko gukina kwakunze gukina kwa mukura kwatumye Sake atangira kuza agakina kwatumye n'abandi bakinnyi bamukura batangira gusora baro zikajya imbere bakavuga bati nyamara twanabonye n'igitego baracyanga wenda cyashobora kuba cyo cyangwa kitari cyo cyamensa abamensa batangiye kugaragara n'uyu musore waje masimbuye uyu watsinze Reyo Ayilala Samson yego na Maranda waje masimbuye uku kubuja kwabo iyi fluidité uku kubona umupira wamukura kwawo ndabanyabutare bajya bavuga ngo mukura ngo izingo kugatambaza byakunze kubera ko APR yari yiyimye uburenganzira bwo kugira umuntu wayobora umukino wayo ushobora kuvuga ngo Dao atakaza imipira ariko anakonserve yindi yego rero iyo ufite uwo bita ruboneka muri mediane ukageramo Sekiganda buriya naba nimero 6 bakina icyo bita zone nango akina mu mwanya neza wamushyizemo akavaringa hano hari byibura metero zitarenza 10 metero 10 zakiniramo no kuvuga ngo urabona umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri Sekiganda asubira metero 5 inyuma agiye kwakira umupira uvuye muri defense anakora metero 5 imbere aho hereye kuri no murongo abanyambyuga kabiri awugeza kuri nimero 8 akinira muri zone ya itarenze metero 10 mu kibuga cya metero 90 zirenga uzi cyo babivuze uyu mukinnyi ni umukinnyi uri statique akinira hamwe ntabwo ari umukinnyi mubi nuvuga ngo ahantu amudeployinze ahakorera akazi ke neza yaranagakoze cyane twese tuzi pasi ni nimero 6 kurutwe yaba nimero 8 cyangwa nimero 10 turamuzi muri police turamuzi n'icyo APR yamuzaniye no muri precision Sekiganda yaravunitse niho yakinaga uramuzanye umuteretsaho deje ikintu yiyimye cyambere mu mupira tukita ball orientation gutembereza umupira kwawe urabiblotse kuko ugiye kugera abakinnyi nimero 6 babiri ni nko kuvuga ni nko kugira twabyitaga iki ni ukugira doublure y'umuntu ubwo nabyita nk'iki ni ukugira abakinnyi bafite profili imwe basa bakina ibintu bimwe baguye ibintu bimwe bisa ubwo niba bombi bazi kudefanda
ubwo deje ushyize ikipe mu gitekerezo cyo kudefanda. ubwo nyuma y'abadefanseri bane hongeyemo abandi babiri. abanyamupira baravuga ngo uba ufitemo ruje mu kibuga kubera ko nyine ni abakinnyi babiri bari gukina nk'umuntu umwe. Ibintu bimwe deja ufasha abo babiri nubongeraho noneho nimero 10 nka Ruboneka tuzi desordre agira mu kuntu aba agenda apita ajya iburyo ajya ibumoso asubira hehe ajya. Donc icyo kintu gita gituma mediane yawe ni ukuvuga ngo hagati byibura y'umurongo w'abanyamikibuga kabiri kugera hariya kuri box uhita ushyiramo icyo bita navuga ikintu kimeze nk'igikorodoro nk'umurongo utarimo abakinnyi bakina umupira. Principe ya mbere yo mu mupira you win iyo ushoboye kudomina agace runaka k'ikibuga, agace runaka kaba impande cyangwa hagati mu kibuga. Ariko abenshi impamvu bakunze gutinda hagati nuko ariho haba espace nini. APR mediane bagikuramo dawo yahise ipfa, noneho bitangira gutuma mukurayo ibasha ku exploiter, noneho icishamo imipira myinshi ijya ku izamu. Mukura ndayinenga iki cyatumye itagombora ibyase bo atorira ni kosa ribaho ibyo simbijyamo. Abashaka kuvuga kuri shuri umuntu yagera match mbi umunsi umwe, ariko nibisanzwe nta bya hatari. Icyo ntindaho cyane nge ni Mukura nayibona kubona izamu biracyayigoye. Canisius arakina neza pe ku rwego rwo hejuru, ariko rw'amahina Mukura ifite wumva ukuntu ikintu cya finishing kigoye. Mukura muri match enye ifitemo ibitego bibiri, nayo yinjijwe bibiri, yinjijwe kimwe na Gorira banganye kimwe, yinjizwa kimwe na APR itsindwa kimwe ku busa, ariko yatsinze kimwe ku busa Musanze, inganya ubusa ku busa na Kiyovu. Yego bivuga ngo yatsinze bibiri yinjizwa bibiri muri match enye. Ntabwo ari statistique nziza. Bivuga ngo Mukura bisaba kubona igitego byibura kimwe mu mikino ibiri. Ugiye gukora impuzandengo rero ni statistique iri hasi cyane mu busatirizi, ari nacyo cyayigoye. Nubwo APR yari ifite mu makosa mu bwugari muri mediane imaze gupfa, ariko bakoze ikosa rikomeye cyane ry'uko no busatirizi bwabagoye cyane. Sinemera ko uyu mwana yitwa Eritatu akwiye kuva mu